bwararuhamye ikipe yawe nawe ntabwo wakaba yizera Fuck you. umuntu wakwizera ni Mia ndetse n'umugabo wa Oli kirya gapando umugabo ari barabwira kugira ntukagira umuntu ukizera kuko niba n'aba NCU National Crime Unity harimo abagambanyi nta n'aba atari umugambanyi barerekera Run through every piece of facial recognition we've got. Every major city. Yatinze batangira kugenda bakurura umujyi wose kamera z'umujyi bareko babona cyitwa facial recognition. Yeah. Ega Phil Hawkins was attacked in his home. At Phil Hawkins bamwatatsiwe filimbi. Amber Todd's husband and child were with him, are they? Yeah, we're not. Utamwe ko umugabo wanuza wa Amber ariho yarari. Hawkins came too, they were gone. Ati Hawkins yazaga bari bagiye. Jesus Christ. Bana nyagasani. How did they know where to look? Ase ni gute onona ibyo byamenye urugo rw'ira mupolisi ko riho bagiye gucumbika. You were the only one with that information. Ati niwe muntu nyine arufite amakuru. Na mugenzi wawe. Deba filme sasa. No, I wasn't. Ntabwo rwose arajya wahaye amakuru. Dore ufite amakuru n'uriya mugenzi wacu. Deba filme sasa. Wibuke O'Neil niwe wagiye kuri ya company y'abasekirite anahuriya mutipe business card ngo nagira icyo abona zamuhamagare niwe warubizi yuko ngo bari bujye gucumbika kwande kwa Phil Hawkins kumbe maniga amwe ngo acike bamubwira hana agomba gucikira banambwira address yana y'ubukuri akamodoka kari private imodoka iri privé ariko bamubwira hana agomba kujya bamubwira na code na address 8745. kode y'uburyo ari bufungure 8 karindwi 8 karindwi karindwi yinjemo indani kode yishyizemo hano agomba kuba kuri iki imodoka na address bayimuhaye imodoka diregitiri kabonye ko nzi charginga kubita muri prise ya battery kuzura umuriro gacana